Iyi mikorere y'umwijima ahamurikiwe Illuminati ahamurikiwe bishatse gusobanura iki? Ni iki cyihishe inyuma? Abantu bose ko badakunda kubivugaho rumwe, abantu bose ko batakunda kubyemera, abandi bakabishidikanyaho. Ni hehe ubu buyobe bukundiye kuyobya abantu? Ni hehe amayeri yabo arimo aragenda akorana n'abahanzi, ibyamamare, abakomeye ndetse n'abandi bose muri rusange, ubutegetsi bw'ikirenga bwo mu bushorishori hose? Aha hantu ahamurikiwe ni iyihe mikorere barimo barakoresha? Ni iyihe gahunda bafite? Ni uwuhe mugambi bafite? Umugambi karundura wo gufata isi yose muri rusange bakayikoloneza, bakayoboza igitugu cyabo, ariko bashyigikiwe na shitani yeruye muri ibi bimenyetso bya piramide, muri ibi bimenyetso abahanzi bakomeye b'ibyamamare bakora bari ku bitaramo, igihe abakire bakomeye baba bari ku mbwirwaruhame bakagaragaza ibi bimenyetso bya Illuminati. Ni iki kibyihishe inyuma? Tugomba kubisobanura, tukabisobanukirwa kandi tukamenya n'icyo bishatse kuvuga. Tukabanza tukamenya izi nyamaswa zigenda zivugwa, izi nyamaswa zigenda zigaragara. Tukavuga no kuri iki gikoko bashyize muri New York, ahantu hakomeye cyane, kuri leta ikomeye cyane, mu muryango w'abibumbye wa UN. Iki gisimba bahashyize cy'amahembe gifite amababa, kimeze nk'ingwe, gifite imikaka ishimitse cyane. Tugomba kukivugaho, cyashyizwe muri jaride. Bishatse kuvuga iki? Ni iki gihishe inyuma y'ibi bintu byose bigenda bivugwa kuri Illuminati? Ni iyihe ntego aba bagabo bafite ko bihuje ari bakeya bagatangira batarenze 4, bakaba bamajije kuba imbaga nyamwinshi mu bihugu byose, bakaba bagiye kororeka isi yose bakayirambika hasi? Ni iki kintu bagamije? Ni iyihe ntego bafite? Ni irihe herezo ryabo? Ibi byamamarekazi, aba bagabo bakomeye, aba bahanzi bakomeye cyane, bagiye bafite ubushobozi n'amamodoka ahenze n'amazu akomeye cyane, aba bafite iwuhe mugambi? Ni ayahe masezerano basinya? Ni izihe gahunda baba bafite? Ni iyihe ntego baba bafite? Ni iki bababwira? Ni iki bagomba gukurikiza? Ni ayahe mategeko batagomba kwica? Murakoze abantu bakomeje kudukurikira kuri MS Choice TV. Mugomba kudukurikira mukoze subscribe kugira ngo muzajye mukurikirana kino kiganiro kizajya gicaho. Murakoze cyane. Tugiye kutangira tubasobanurira kuri ibi bintu, kuri iyi mikorere ya Illuminati ikunda kubaho buri munsi mu isi, badacogora, badahwema, kandi bagomba gutanga ibitambo by'amaraso uko bwije n'uko bukeye. Mu myambarire yabo bagomba kugaragaza ibimenyetso bigaragaza yuko bakorera uyu mwami shitani wabo. Nibo bagomba kuzamura no guteza imbere ubutinganyi n'ubureze biyeni. Abangaba bagomba kubyina bambaye ubusa kubera yuko baba bahawe kondisiyo yo kurimbura urubyiruko rwose. Abangaba bagomba kugaragaza iyamamaza ry'umwami wabo kugira ngo ibikorwa byabo bitere imbere, business zabo zitere imbere, gahunda zabo zitere imbere. Bagomba kuba bashishikarije abantu, rubanda nyamwinshi, gukunda Illuminati. Bishatse kuvuga ahamurikiwe. Murakoze cyane mudutega amatwi kuri MS Choice TV. Muzajya mudukurikira buri wa kane, mukurikire ibiganiro byacu bivuga ko hamurikiwe ku mikorere y'umwanzi ndetse n'imbaraga za gishitani. Turatangiye rero tuvuga ku gitabo cyanditswe na William Stone. Iki gitabo cyanditswe ari igitabo cya kabiri, ni igitabo kivuga ku mateka ya Illuminati. Ushobora kugisacinga ukajya ubisoma ukareba imigambi karundura bafite yo kurimbura abantu. Hano muri iki gitabo hashushanyijeho ijisho. Iri jisho mukunda kubona akenshi riba riri mu idolari. Iyo wakoresheje ukareba neza mu idolari, ukazuminga, usanga iri jisho riri mu idolari. Ifaranga rikunzwe cyane, abaririmbyi baririmba iri faranga, abantu bose baharaye, abantu bose bavuga ko ari ifaranga riyoboye ayandi yose. Ifaranga gikoreshwa na Amerika cyane, ari wo murwa ukomeye kandi uhatse iyindi yose. Iri faranga ni irihe? Iri jisho rivuze iki? Iri jisho rivuga hamurikiwe, rigaragara riri mu kimenyetso cy'izuba. Bishatse kuvuga kureba isi yose, kuyobora abantu b'isi yose, kugira ubutegetsi buyobora abaturage ndetse n'abantu bose, aboroheje, abakomeye. Nicyo rishatse kuvuga iri jisho. Iri jisho rigenda rigaragara, rikunzwe kugaragaza ko ari imbaraga zahamurikiwe za shitani muri Illuminati. Bafite umugambi karundura wo gufata itegeko nshinga ry'ibihugu, itegeko nshinga ry'ibihugu bikomeye n'abayobozi bakomeye n'abanyapolitiki bakomeye, rigahinduka ubutinganyi bukemerwa, mbese igikorwa cyose cy'ububi no kumena amaraso bikemerwa. Uyu muryango hagibwamo bande?
bisaba iki kugira ngo ujyemo? Ni iki bagusaba? N'ibihe bitambo bagusaba? Ni ikihe giciro uba ufite? uba uri muntu ki? uba uri ku ruhe rwego? Ibyo byose muzajya mubikurikirana kuri MS Choice TV. Hanyuma turimo turakomeza tubagira tumavira imuzi n'imuzingo, tubaramburira ibitabo tuba twasacinze hirya no hino, tugaragaza imikorere y'imbaraga za Illuminati. Hano murimo murabona iri jisho ririmo riragaragara, harimo rikoranye na 6 666. Amategeko urabona ni amategeko agaragara yabo bagomba gukoresha. Nacyo ni igitabo. Iki gitabo cyitwa The Secret of Success. Ni igitabo kigaragaramo amategeko n'amahame yimbitse ahishe cyane muri serivisi cyangwa mu mikorere ya Illuminati ahamurikiwe. Ni igitabo basoma mbere yuko batangira amategeko yabo, mbere yuko batangira akazi kabo muri Illuminati. Aya ni amategeko yabo, ni amategeko yabo agomba gukurikizwa buri mu members wese urimo muri Illuminati. Mukomeje kudukurikira neza cyane. Hano murabona ifoto irimo ibyamamare cyane mukunda. Haba harimo abahanzi ba Lady Gaga, haba harimo ba Rihanna, harimo ba Nicki Minaj, ndetse barimo ba Beyonce. Muba mubabona bose. Buri wese urabona ku jisho rye aba yagiye yandika ikimenyetso cya 6 6. Izi 6 zihuriye hehe no muri Bible? Mu Byahishuwe ibice 13 umurongo wa 16 haranditse ngo itera bose, aboroheje n'abakomeye, abakire n'abakene, abatunzi, abantu bose muri rusange, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cy'aya nyamaswa ariyo 6 666 666. Murabona hano Lady Gaga, murabona hano Justin Bieber yanditse 6 ku jisho rye. Iyi jisho nababwiraga yari riri mu $. Ngiri ni cya kimenyetso kiba kiri muri piramidi ahamurikiwe Illuminati. Iyi ni nka password, ni nk'urugi, mbega ni nka gahunda, ni nka system igomba gukurikizwa mbere yuko uba mu members w'aba bantu. Ugomba kubahiriza ibisabwa byose kandi ukagira ibitambo tamba, ukagaragaza, ugasinya amasezerano akomeye kandi ahagije kugira ngo utazahinduka cyangwa ugakambanira n'umuryango wabo. Illuminati rero turasoza tuvuga kuri bino binyamaswa. Hano hari inyamaswa iri umuryango w'abibumbye wa UN, ndavuga muri New York mu majaride. Murimo murabibona, haragaragara umuntu wicaye ku ifarashi afite icumu rifite umusaraba, kandi uwuririho akaba afite iryo cumu rikomeye rirerire rifite metero. Akaba iyo ifarashi nayo ihagaze ku gisimba kimeze nk'ingona, nabwo gifite amababa. Nanone inyuma kikaba gihinduka nk'imodoka z'ibisasu by'intambara, igisimba cy'amayobera cyane. Hano hari ibindi bisimba 4 bivuga ubutegetsi bwa Babuloni. Ubutegetsi bwa mbere izi nyamaswa Daniel yarose muri Bibiliya, Daniel ibice 7. Iyo ubisomye umurongo wa 4 urabona igisimba kivuga ubutegetsi bwa Babuloni. Hakazamo n'ikindi butegetsi bwavugaga ubw'Abamedi n'ubw'Abaperesi. Hakaza n'ubundi butegetsi bwavugaga bw'uyu munsi tugezemo, ari nabwo butegetsi bugomba kurimbura iyi si. Buhuriye hehe na Illuminati? Ubu butegetsi bukoraniye hehe na Illuminati? Izi nyamaswa uko ari enye muzireba ahangaha zidahindutse, harimo iyimeze nk'intare ifite amababa, intare y'inkazi y'ingabo. Hakaza iyimeze nk'ingwe ifite imitwe 7 ikaba ifite n'amababa. Hakaza iyindi imeze nk'idubu ifite ibyuma mu menyo. Hakaza n'iyindi imeze nka bya bisimba bikomeye cyane bikomeye, ari nabwo butegetsi bwa nyuma, ari bwo uyu munsi turimo. Iyi mikorere y'umwijima rero igombye guhisha abantu benshi barimo barayisobanukirwa, ariko irimo amayeri akomeye cyane, amayeri adasanzwe, amayeri arimo kuzimiza ku buryo nta muntu wabimenya nabashe no kubisobanukirwa. Nimba hari abantu bageze muri New York cyangwa basacinga, hari ikindi gisimba murimo murabona, igisimba kimeze nk'ingwe, gifite amahembe, gifite amababa, gifite umukaka, gifite ubukomere cyane. Uyu muryango w'ubumwe n'ubwiyunge, uyu muryango w'amahoro uharanira amahoro mu bantu, bakabaye byibura, ntekereza ko bakabaye barashyizeho nk'inama cyangwa barashyizeho nk'inuma bivuze guharanira amahoro mu muryango w'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko bashyizeho ibisimba by'inkazi, ibisimba byahitana abantu, bagashyiraho ibi bisimba mugenda mubona. Bihuriye hehe? Mbibutse yuko uyu muryango ibihugu byose byo ku isi
isi nta gihugu kitawujoyininze, nta gihugu kitari muri uno muryango, byose biwurimo usibye Roma nibyo gihugu kitarimo, n'ikindi gihugu kimwe kigiye kitarimo, ariko ibihugu bibiri nibyo bitarimo mu bihugu byose muri uyu muryango wa UN, mu bihugu bijoyininzwe mu isi yose muri rusange. Hanyuma rero mukomeje gukurikirana The Choice TV, muzajya mudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, mwumve ibiganiro byacu MC Choice TV tubagezaho kandi